ahimbazwe. Hanyuma ngo iyi nzu yubatse ku rutare nta muntu ushobora kuyinyeganyeza. Imana ihimbazwe. Abantu barahaguruka ariko ntinyeganyezwe. Abarozi barahaguruka. Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Biragaragara ko amavuta y'Imana ari kuri fe. Reka tumusabe kugira ngo adusuze. Uraho neza? Yesu ashimwe. Amakuru y'iminsi neza cyane. Imana ishimwe. Twagira umugisha kugira ngo uyu munsi witabire ubutumire bwacu. Nitwe twagutumiye, nawe waje mbere ya byose. Reka tukubwire ngo wakoze, Imana iguhe umugisha. Amakuru y'ijuru aravuga ngo iki? Amakuru y'ijuru nuko Yesu ari hafi kugaruka. Yesu ari hafi kugaruka. Aha, muririmbyi yaravuze ngo azaza ntazatinda. Yego. Nkuko yabisezeranye natwe, no kurazaza ntazatinda. Amen. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi. Yego, murakoze. Amazina ni Bwukezi. Yego. Izina ry'umugisha ni Mama Kasi. Yego. Ubwo ntacyo utanavuze, uravuze ati ndi Bwukezi Angelique ariko ndi n'umumama. Yego. Uri umubyeyi. Reka ngusabe kugira ngo mbere ko dutangira ikiganiro cyacu baze usenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Data wa twese mwiza. Aya masaha turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wabanye natwe kandi ukaturinda rwose. Warinze imibiri yacu ndetse urinda n'ubugingo, nubihererwa icyubahiro. Hetopini fo era Data wakoze iby'imbaraga nyinshi iby'abana abantu batari gushobora. Niyo mpamvu duciye bugufi kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, temerere nyiribihe uganze kandi utegeke kubw'iki gicamunsi, tugirire neza. Amatwi yacu yumva ijambo ryawe, mitima yacu ihembuke. Uwiteka nyemerere ntuduhane kandi ntudusige. Bwiza bwawe budukanganeho, amavuta mashabane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe ku isengesho ryiza uduhaye, kandi nawe tugusabiye umugisha ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Ntabwo turi buze kuganira ibintu byinshi, cyane cyane ko uyu munsi ni umunsi w'ubuhanuzi, ni umunsi wo kuvuga icyo Imana yagutumye. Reka rero noneho tuguhe umwanya ujye mbere, ujye ku cyo Imana yagutumye ukitugezeho. Karibu. Yego, ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Abadukurikirana basanzwe batwumva, Imana ibaha umugisha rwose. Yego. Tugiye gusomana ijambo. Yego. Iri mu gitabo cya Matayo, ibice byaho, ibice 7 umurongo wa 24. Yego. Ariko mbere yuko ari insomera, uririmbyi yararirimbye yuzura Mwuka Wera, aravuga ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo. Twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Hanyuma ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ngwino turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu kuko ari izakora imirimo. Twakiringira abana b'abantu ariko ejo bikanga. Nakwiringira data ntibikunde, nakwiringira mama ntibikunde, nakwiringira umuvandimwe ntibikunde, ariko kwiringira Imana ni iby'agaciro gakomeye. Imana ishimwe. Kwiringira Imana, Imana ibasha kugukura aho abantu batagukura, ibasha kuguhagarika abantu bataguhagarika. Imana ihimbazwe. Niyo mpamvu ntangije uyu muririmbyi wa 21 mu ndirimbo z'agakiza uvuga ngo nimuze turebe imbere kandi dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu kuko ari izakora imirimo. Mwene data, iringira Imana kuko wiringiye abantu ntibyashoboka. Iringire Uwiteka wenyine, ni umungeri w'intama utaziragira, ntaragirira ibihembo igihe cyose, ahora ari ku ngoma. Mana ishimwe. Hetopini fo era. Ndashaka kukubwira ngo Imana ihimbazwe. Ndashaka kukubwira ngo twebwe abantu twabiringira bakadusezeranya ariko ntibasohoze,
ariko Imana igisezeranya igasohoza. Niyo mpamvu ushaka kukubwira ngo iringira Imana yonyine, kuko abantu benshi twarabiringiye hanyuma igihe kiragera baracogora. Ariko uyu munsi wa none niwiringira Data wa twese uri mu ijuru, Imana izabana nawe. Haleluya. Nasomere kuri iri jambo riri mu gitabo cya Matayo 7:24. Yesu aguhungishe. Nuko umuntu wese uwumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nkomeze. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase nk'abanditsi babo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iratubwiye ngo umunyabwenge ubasha kubaka inzu ye ku rutare, iyi nzu ntizahirima, kabone n'ubwo abantu bahaguruka, kabone n'ubwo abantu bakurwanya, kabone n'ubwo abantu bakuvuga, kabone n'ubwo abarozi bakuroga, iyi nzu yubatse ku rutare ntizahirima. Niko Bibiliya ivuze. Jambo riratubwiye ngo uwumva aya magambo akayakurikiza, haleluya, uyu muntu wumva aya magambo akayakomeza, Imana ishimwe, ngo azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Iyi nzu ihagaze ku rutare, imvura yiguye ntago iyikoraho. Haleluya. Iyi nzu ihagaze ku rutare, abanyamagambo iyo bahagurutse ntacyo bagutwara. Iyi nzu yo yubatse ku rutare, Imana ishimwe, abarozi niyo bakuroga ntago bakunyeganyeza. Iyi nzu yo yubatse ku rutare, topini fo era, Yesu ahimbazwe. Nta muntu ushobora kugukura ku cy'Imana yavuze. Ndagira ngo nkubwire ngo mbese iyi nzu wayubatse ahagana he? Kuko ijambo riratubwiye ngo hari uwubaka ku musenyi, hanyuma iyo imvura iguye iyi nzu irarunduka, ngo ibintu byose bikubitaho ntihagarare kandi ntikomere. Amen. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo nkubwire ngo mbese inzu yawe uyubatse he muri iyi minsi ya none? Hetopini fo enestaya gide fo era. Iyi nzu yawe wayubatse ku ruhe rutare? Iyi nzu yawe wayubatse he mwene data? Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubaze ngo muri ibi bihe utambutsemo bikomeye, mbese iyi nzu yubatse ahagana he? Ntago yubatse ku musenyi. Imana ishimwe. Iyo wubatse inzu ku rutare uraririmba bakakurwanya ariko ugakorera Imana, kubera ko iyi nzu iri ku rutare. Urahanura ariko bakakurwanya ugakorera Imana, kubera ko iyi nzu wayubatse ahantu hakomeye. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubaze inzu yawe wayubatse ahagana he? Ariko iyi nzu igakomera. Henestaya gide fo era. Ndagira ngo nkubaze mbese ntiwubatse ku musenyi? Haleluya. Mbese ntiwubatse ku bantu? Mbese ntiwategereje ko abantu, Imana ishimwe, pedo bene fo enestaya gide. Ndagira ngo nkubaze iyi nzu wayubatse ahagana he? Heto pene fo enestaya gide. Ndagira ngo nkubaze mbese wubakiye ku busambanyi? Mbese wubakiye mu businzi? Mbese wubakiye mu barozi? Mbese wubakiye mu bapfumu? Iyi nzu wayubatse ahagana he? Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muntu wubatse inzu ku musenyi, iyo abarozi bahagurutse irarunduka, kubera ko ntago ibigihagaze. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubaze nkubwire ngo iyi nzu wayubatse ahantu ku musenyi, iyo imvura iguye imivu yose irayijyana, ntago iyi nzu igomeza ihagarara. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi nzu iyo wayubatse ku nkingi y'umuntu ukavuga ngo nishingikirije runaka iragwa. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi nzu wayubatse ahadahagaze n'ubundi ihora itariho.
enestaya gide fo ela topene fo ela. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muntu iyo yubatse iyi nzu ahantu hanyeganyega, haleluya, iyi ntambara zihagurutse uranyeganyega, ariko iyo wubatse ku rutare, Imana ishimwe, amagambo yahagurutse iyi nzira komera. Enestaya gide, iyi nzu wayubatse ku rutare, mu kazi barahaguruka intambara zigahaguruka, ariko ukaguma uhagaze kubera ko iyi nzira ahantu hakomeye. Ndagira ngo nkubaze ngo iyi nzu wayubatse ahagana he? Hetopene fo enestaya. Ndagira ngo nkubaze ngo iyi nzu yawe yubatse ahagana he? Yesu ari kukubaza ngo mbese wategereje igitondo cyangwa warirengagije, warumvisha ariko ntiwakurikiza, ntiwamenya aho iyi nzu ukwiye kuyitereka. Hetopene fo ela. Ndagira ngo nkubaze ngo iyi nzu wayubatse ahakomeye ku buryo imvura nigwa izabasha kuyisigaza. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubaze ngo mbese ntiwaba warayubatse ku kabari? Hedobene fo ela. Ntago waba warayubatse ku maroji ukajya ukorera Imana ari kuri ku maroji? Ni wendi kubaza, mbese iyi nzu wayubatse hehe? Ntago wayubatse mu buhehesi, ntago wayubatse mu bagore b'abantu, ntago wayubatse mu bagabo b'abandi. Ndagira ngo nkubaze ngo inzu wubatse yubatse ahagana he? Hetitala widigide fo enestai. Ndagira ngo nkusobanuze, Imana yambwiye ngo abantu benshi bubatse ku Musenge, abantu benshi birengagije icyo Imana yavuze, abantu benshi bagiye bumva Imana ariko ntibakurikiza ibyo Imana yavuze. Ndagira ngo nkubaze, mbese iyi nzu yawe yubatse ahagana he? Hedo bene fo ela. Abantu benshi muri iyi minsi ya none bagwiriwe n'ibinyoma, inzu zabo bazihagaritse mu manegeka, ntago Yesu aje yazibona, ziratwikiriye, imvura nigwa umuyaga uzazikumbanya. Ariko mwene data, ndagira ngo wowe unkurikiye nkubwire ngo wongera utekereze, wibaze ngo mbese iyi nzu koko Yesu aje irahagaze? Iyi nzu koko aje yasanga ikomeye, yasanga iri ku rutare, cyangwa yasanga iri mu manegeka? Hedo bene fo ela. Imana ishimwe. Iyo uhagaze mu murimo warubatse ku rutare barakuvuga ugakomera. Iyo uhagaze mu murimo, Imana ishimwe, uri umuvugabutumwa, barakurwanya kubera ko iyi nzu iri ku rutare, ntucike intege. Imana ihimbazwe. Iyo uhagaze ku rutare, iyo warubatse ku rutare, Imana ihimbazwe. Baravuga muri karitsiye ugakomera kubera kuri ku rutare. Imana ishimwe. Kuko bajya badushakira amazina, ariko Yesu wenyine akagushakira izina rya nyaryo. Haleluya. Bajya batwubakira amazina ku mazu y'imisenyi, ariko Uwiteka akatwubakira amazina ku mazu y'ibuye rikomeye. Hanyuma iyo uhagaze kuri iri buye, nta muntu ubasha kugusunika ngo ugwe, ahubwo ukomeza wemye ukavuga ngo ntumbiriye igitondo, ntegereje Yesu kuko ari we twavuganye. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo wubatse inzu ku rutare, ntago ugwishwa n'amasezerano. Haleluya. Ntago uvuga ngo Imana yaratinze, ngo reka nyura ahangaha ngo kubera ko Imana itakije. Ndagira ngo nkubwire ngo subiramo mu rufatiro. Enestaya gide fo ela. Genda wongera urebe neza, wisuzume, uvuge ngo mbese iyi nzu nayihagaritse ahagana? Ese iyi nzu iri ku Musenyi cyangwa ikomeye ku rutare? Haleluya. Kuko ijambo riratubwiye ngo iyi nzu iri ku rutare nta muntu ushobora kuyegera. Amen. Iyi nzu iri ku rutare, umurozi arahaguruka ariko agatinya iyi nzu. Amen. Haleluya. Iyi nzu iri ku rutare, Imana ishimwe, abantu barakurwanya ariko iyi nzu igakomeza igahagarara. Hedo bene fo enestaya gide fo ela. Iyi nzu iri ku rutare, wambara ubusa ariko ugakomera. Imana yaravuze ngo nzakwambika. Yego.
iyi nzu ihagaze ku rutare urara ubusa ariko iyi nzu igakomeza igahagarara. Haleluya. Iyi nzu iri ku rutare uhura n'umugabo w'umusambanyi akakubwira ngo ndagusambanya ngo uhaya naya ariko ukavuga ngo ntago bikunda. Haleluya. Navuganye n'ishobora bzo kuko uri mu mavuta. Mana ishimwe. Iyi nzu iri ku rutare umuntu wese arayireba akayibwira amenya yuko wayubatse ahantu hakomeye kandi ifite ubudahangarwa nta muntu ukwiye kuyihangara. Imana ishimwe. Ariko iyi nzu iri ku musenyi. Amen. Umusambanyi arasa waburaye akakubwira ngo ndaguhahira umufuka w'umuceri ariko wiyambure. Imana ishimwe. Ukabyemera kubera ko ntaguzi aho wubatse iyi nzu. Imana ihimbazwe. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo suramo iyi nzu wongere wubake bundi busa wongere ukora iby'imbaraga wongere uvugane n'Imana wongere wiyunge nayo uyibwire ngo Mana nasanze iyi nzu nari narayubatse nabi ariko ndashaka kuyishyira ku rutare. Ndumva nkeneye ko ikomera. Ndumva nkeneye ko abantu bose bazabona kuri Imana. Haleluya. Ndumva nkeneye ko abantu bose bazansoromaho imbuto y'agakiza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo tegereza igitondo mwene data kuko nukuri iyo utegereje igitondo Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wewe wibwira. Imana ishimwe. Iyo wubatse ku rutare. Haleluya. Imana ihibazwe. Ntago Imana ijya yemera ko isoni zagukora. Inzu barahaguruka ngo tuje kukwishyuza. Imana igahaguruka ikavuga ngo ndamuzi neza ntazakorwa n'isoni kuko yemeye kubaka ku rutare. Haleluya. Ntago yubatse aho abagabo b'abasambanyi bari ndetse ntago yaturanye n'akabari ngo akinjiremo ajye kunywa inzoga ategereza abagabo bari bumusamba. Ntago yategereje abagore. Uyu muri iyi minsi none hari abagore bafite amafaranga basigaye bayoboye bishakira abagabo. Haleluya. Ariko bakubaka ku musenyi ntibibuke icyo Imana yabavuzeho. Haleluya. Imana ikaguha urugo aho kugira ngo urwubake rukomere urwubake ku rutare ukarwubaka ku musenyi ukajya ugira umugabo wo gutemberana ku manywa ukagira n'urara mu rugo n'isoro. Haleluya. Iyo wubatse ku rutare ibyo byose urabyirengagiza. Iyo wubatse ku rutare uhakanira Satani ngo mva inyuma kubera ko hari icyo navuganye n'Imana. Mana ishimwe. Heto benefo era. Iyo wubatse ku rutare Imana ishimwe. Abantu bose barakureba bakagusomamo icyo Imana yavuganye nawe kubera ko niyo ugenda barabibona niyo winjiye barabireba. Amen. Ariko iyo wubatse ku rutare iyo wubatse ku musenyi umuntu araza akakubwira ngo ndakugurira imodoka. Nyumve neza ndakugurira imodoka hanyuma icyo gusaba ugahita ugikora wirengagije icyo wavuganye na Yesu. Wirengagije igitondo wavuganye nawe. Haleluya. Wirengagije amabwiriza wahanye nawe kubera ko wemeye gufata ibyo ubonye ntiwategereza ibizaramba. Haleluya. Iyi modoka iyo yakiriye hari igihe igenda igakora impanuka ikakubera igare. Amen. Ariko iyo utegereje iby'Imana yavuze ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguha ibizaramba ukabigiriramo umunezero ukabyakiriramo umugisha ukabibyariramo urubyaro ugahekeramo. Haleluya. Iyo wubatse ku rutare Imana ishimwe umuroza kuroga amaguru akabyiba ariko Imana ikavuga ngo mu gitondo ndagukijije haguruka bigakunda. Imana ihibazwe kubera ko wubatse ku rutare. Ariko iyo wubatse haleluya iyo wubatse ku musenyi umuroza guteza amahembe bugaca bakujyana mu bitaro bakakugarukana bakujyana rusororo. Haleluya. Ariko iyo wubatse ku rutare ijambo ryarambwiye ngo basimana yabo abo bazakomera. Haleluya. Nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ndagira ngo nkubwire ngo kora iby'ubutwari muri ibi bihe ni ukuri gerageza uhakanire Satani wimuhanga amaso kubera ko uyu munsi arimo aratwereka ibyavuba cyane ariko bitazaramba bitazamara igihe. Harabiduha uyu munsi aje akatwica ubugingo Imana yadusezeranyije tukabubura. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri tegereza igitondo kiraje. Tegereza icyo Imana yavuze
ndavuze hakanira umudayimoni w'ubusambanyi, hakanira umudayimoni w'ubusinzi, hakanira umudayimoni w'ubupfumu, hakanira umudayimoni w'uburozi, hakanira umudayimoni w'uburiganya. Mana ishimwe, hakanira umudayimoni w'uburyarya muri wowe. Amen. Imana ihimbazwe kugira ngo Imana isohoze icyo yavuganye nawe. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Imana y'amahoro nikugirire neza cyane. Imbaraga n'amavuta. Amen. Imana ivuganye natwe kweri. Kubaka ku rutare ni ukuri. Ntawubatse ku rutare inzu izasenyuka rwose. Imvura niyo yagwa, imivu igatemba, yego, ibyo byose ntacyo bizayikora. Hari abantu bajya batubwira ko bahagaze mu mbaraga z'Imana cyangwa se bubatse ku rutare, ariko rimwe na rimwe tukababona biruka bavuga inzara, ntambara, abantu bakiruka nkaho batigeze bavugana n'Imana. Mu by'ukuri bari abantu kugira ngo umuntu amenye umuntu wubatse ku rutare. Nagize amatsiko umuntu yamubwirwa n'iki? Ni ukuvuga ngo aba bantu babasha gutaka bagasohora bavuga ati twebwe turashonje, mbese bimeze gutya. Aba bantu baba badahagaze neza, kuko iyo uhagaze mu byizerwa neza, intambara ziraza ukazirwana kigabo, ukazirwanisha isengesho, ugashyira hafi ivi, ugasenga Imana, Imana nayo igakora imirimo. Amen. Rero impamvu aba bantu bahora muri ibi bintu ni ukubera ko icyo bavuganye n'Imana barakirengagije cyane. Kabiri, kuri uyu munsi wa none abantu bavuga Imana nabi ngo ntikora, ngo iratinda, ngo igira gute, ariko iyi Imana nubwo yatinda ariko irakora. Kandi uko byagenda kose, nubwo itinda ishyiramo inyorosho, igabanya umusonga, ntabwo uyu munsi waburara ngo ejo uzabwirirwe, ntibibaho. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo irara itegura uko ejo bizagenda, uyu munsi bitakunze. Rero abantu bacika imbaraga, bakananirwa kwizera, bakananirwa kuguma mu byizerwa, ahubwo bakishimira iby'umunsi umwe. Amen. Yewe, Satani yatwaye abantu ikintu kinini, bakareba iby'igihe gito bakirengagiza iby'igihe kirekire, bagahitamo iby'igihombo bakirengagiza iby'umumaro. Niko bimeze, niko isi iteye. Ariko uwumva iri jambo wese ntiyininire, ahubwo yitekerezo mu mutima we, ahindura ibyo akwiye guhindura. Kandi Yesu atari yaza, urupfu rwaza. Urupfu rutaraza, Yesu yaza. Ibyo byose rero biratungurana. Turifuza yuko abantu bagerageza tukongera tugasubira mu bihe byiza, mu bihe bya kera, ibihe byo kumva Imana, ibihe bitari byo kudamarara. Ibintu byose bizagenda neza nitubikora gutyo. Hanyuma umukozi w'Imana, kubera ko tukwakiriye ukavuga Imana neza, hari umuntu ushoboye kuvuga ati uyu mubyeyi ndumva avuga Imana neza, ndifuza gusengana nawe, ndifuza gukorana nawe. Buriya nari ndimo ndaperereza ubuhamya bwawe, nari ndimo ndagira gutya nkanyabya ijisho ahantu, nsanga mu by'ukuri uri mu bantu basenga bigakunda. Uri mu bantu basenga bigakunda, uri mu bantu basengera abantu, bagira inama, bafasha abantu mu buryo bw'umwuka, mu buryo budasanzwe. Kandi hari abadukurikiye bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Nimero utambutse, nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 078 78 38 415. 078 78 415. Yesu aduhana. Urakoze cyane mukunzi wacu. Nimero ye ngiyo, ni mumuhamagare, muganire, muvugane, musenge, mukora umurimo w'Imana. Aba nabo ni abakozi b'Imana, ariko naje gusanga nabo bakeneye abantu. Ubwo ndagira ngo tubwira abanyabwenge, tubwira abanyamwuka. We wari udukurikiye, kora subscribe, share ndetse na comment, igitekerezo, commentaire andikamo rwose. Kandi ni wifuza nawe kudusangiza, nimero y'Imana irahari, TV urayibona hafi aho ngaho, ndetse na niyo yabivuze TV uhamagare kugira ngo uze wicare kuri kamera uvuga Imana neza. Mukozi w'Imana, reka tugushimire. Murakoze cyane. Karibu rero udusoreze n'isengesho. Yego. Mana, turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wabanye natwe.
tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota ibaga igahinguranya, kandi ijambo ryawe mwami rituma tugwiza imbaraga z'umutima, rituma dukomera, rituma tugera kure, rituma tugera ku cyo wavuganye natwe. Turagushimiye kubw'iri ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Wagize neza kubana natwe kandi wakoze cyane. Burinzi bwawe bugaragare mwami w'abami hagati ku bantu bose bari bwumva iki kiganiro, amatwi yabo abyumve kandi abyumvire. Uwiteka uduhe kubaka ku rutare, uko natwe uyu munsi turi abantu. Mu izina rya Yesu Kristo uduhe gukomeza inkingi zacu, uko mwami uko bizagenda kose uzagaruka. Hedo bene fo era, nyambwiriza ngo nubwo watinda ariko urupfu ntiruzatinda, ariko ibituro by'abera ngo bizakinguka. Abapfuye bakwizeye abo ngabo bazakumva kandi bazanakubonesha amaso. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Shalom.